nagiranye Imana nayo isezerano nayo ibwiye ngo Mana nimbikora uzanshyire muri rigori isi yose inyote. Umubiri uburi muzima pe. Kuva wari umaze imyaka 9 utaryamana n'umugabo uwo ari we wese kuza kugeza Bertrand wawe aje, benshi barabyemera cyangwa ari ubwo bazana? Ntago babyemera benshi, ntago bajye babyemera, ariko njyewe wizi n'umutima wanjye n'Imana yanjye nitwe tubizi. N'ubu ngo hariho abatazabyemera cyangwa ko Jane twabonye cyagihe ari kumwe buriya koko sha imbere y'Imana ishobora byose. Nanjye ntabwo nabanje kubyemera, ariko gusa nyuma nasanze ari byo yaba mu byo nanjye nishakiye nashakashatse, yaba amugejeje no mu rugo, ibintu byose mbese nasanze ijoro rya mbere ry'ubukwe Bertrand ryagiye bimeze bite? byari byiza, ariko gusa kubera twari turi mu uretse gato byari byiza, ariko gusa ntabwo wakoze akazi kose. Byari bimeze bite? byari bigoye ariko byari bikwiriye. Ariko byari bigoye, nawe urabyumva. Ayashize igihe nari nabaye nk'umukobwa n'isoni z'abakobwa, mbese akaba ari umugabo wubahiriza inshingano ze zose atavuyemo n'imwe. Nk'umugabo kandi neza bye umva mbese yubahiriza inshingano. Tenze bikunze hari imyanya myinshi ajyamo, hari imyanya myinshi ajyamo, ashobora kujya mu mwanya w'ababyeyi, papa cyangwa mama. Numva ngewe yanjye aroroshye, ariko umugabo wanjye ntabwo azongera kurira mama. Ubu birarangiye. Kurishimye kweri. Ndishimira n'ukuri kw'Imana. Ukimufashe gucyumva bimeze bite? Mba numva ntabwo ubuzima ntabwo nzi niba bwahagaze cyangwa se gutembera. Hagiye navuga kuki ukunda kumwibebezaho gutyo se? Ntabwo nize nibebeza, sinibebeje ku babyeyi, sinibebeje ku mugabo. Ubu rero reka mwibebezeho nuko adafite n'amabere ngo nonge. Niyo nyine nitetere mbese abe mama. Ntabwo wonse se? Harya mama yakujugunye uri muto uko nabyumvise? Yego, sorry. Sorry. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sante Park, ikaze by'umweko muri buno buzima, cyane ko uyu munsi tugiye kuganira kuri kapo. Mu minsi yashize twagiye tugaruka ku bantu navuga ngo bafite ingo mbi, mbyita gutyo kubera ko zagiye zishegesha benshi, hari abagiye bitwara nabi ari ababyeyi. Ariko uyu munsi tugiye kuganira na couple imwe mukunze cyane kuri zino mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube, yitwa Jane ndetse na Bertrand ndetse na Jane. Bavuga ngo iki? Jane na Bertrand. Ndaza kubaza impamvu. Mbere kubakira rero reka mbanze mbarangire apartment nziza cyane yitwa Ira Apartment Rebero. Iyi ngiyi ikaba iri akwirebero nyine ku muhanda wa KK 732 ku nzu ya 20 Kagarama. Hamagara kuri 0788 30 39 ino apartment ni apartment ihendutse, iri ku giciro cyiza ariko nziza, iri ahantu heza. Nibura ahantu uri kuza uri mu mahanga abantu ukabuze ko nyine ushaka ahantu kuruhukira, nkurangiye hano hantu ni hafi ya Sawa City ndetse ni na hafi ya Canal Olympia Rebero. Ndi kumwe na Jane na Bertrand mu kiganiro inkuru yanjye. Reka mbakire, mumeze mute bavande? Turaho neza kandi twishimiye kuba turi channel, biradushimishije cyane n'iby'agaciro. Ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye namwe, nyuma y'igihe kinini cyane, umwaka urenga, tukongeye kuganira na Jane ndetse na Bertrand. Ikaze nawe kuri Jane. Mwakoze cyane. Yego, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Turashimira. Uzi ko umugore bikubereye? Se nuko cyane. Ko umugore Bertrand birakubereye? Birambereye n'ukuri. Urasa neza cyane. Merci. Yego. Amakuru y'Mise Bertrand, urugo rumeze rute? Urugo ruraho, hano ko nabyibushye nanjye, hano ko utababivuze ariko urambona, ntago bikimeze kwa kundi nkuko bivuze tuherukana tutarakora mariage. Hari ukuntu nari meze, ariko
wakwampiyaringa n'ubu ngubu ukabona ko hari icyahindutse byanze bikunze bumva mu yandi magambo urugo rumeze neza. n'agakisi Jane yakoze gatuma ungana gutyo yarambujije kukavuga ngo n'ibanga ngo n'ibanga rye ngo hatazagira abandi bantu bazakagerageza bumva ni ikibazo ni ikibazo ukagerageje wapfa ari undi buruka oya ngo ni abandi bashobora bashobora kubigerageza kuri Bertrand atereka nawe nkagukorera rero Jane ko afuha cyane. oya ntago gufuha ahubwo ni kwa kundi umuntu akreatinga ikintu cye noneho kikaba ari wowe ku giti cye mbese ku giti cyanjye gusa urumva ntago gufuha mbese genda umva ari ugufuha mu mbabarire pe je ako kantu nakayemwa kandi nibanga nk'uko yabivuze gakorerwa hese nk'uko yabivuze hari ubujyanama natanga physically ariko hari n'ubundi nahisha kugira ngo azagira umuntu ugerageza iryo banga ryanjye akaba yarimuzanaho utareka nirobeye ifi bingoye byari bikugoye se nzayiriya njyenyine byari bikugoye se none se bitangora kugera niho mbaza ngo byari bingoye koko n'ubuzima uzi nari ndimo jera nari ndi habi uri habi ujya gutya wirobera gafi nirobera ifi n'Imana yindobeye inyereka ahantu uruzi uri ngenda nirobera ifi yanjye iyo fi yanjye rero ngomba kuyifata mama mu ibanga ryanjye nihariye ntashobora kumenera atagize urigerageza akamutwara nese urumva ako gafi wirobeye nikaguhangayikisha uvuga ngo ngufata mama nubwo yavuze ngo sifuha umuntu udafuha ntago abagukunda ndafuha ariko hari urugero ntarenze ariko ngomba kumufuha mufashe ku mugabo wanjye ariko mana yanjye uyu mutipe uramukunda byahatari reka nkubwire jera ntamukunze n'iki kindi nakora kuri we ngomba kumukunda ngomba kumukundwakaza ngomba kumuhendahenda ngomba kumuguyaguya kuko namubonye mubabaye wamubonye mubabaye gute kubera ubuzima nari ndimo nibaza yankuye mu bukobwa yankuye mu bupfakazi yankuye mu burushyi rero umuntu wankuye mu burushyi akampira indi zina nkitwira indi zina kubwe madamu Bertrand madamu yababashije madamu Bertrand ndamukunda kandi nzabimwubahira ako kantu wari gupfa utiswe gutyo sha jera nibwo navuga ngo ndi umugore washatse mbere ntabwo nari narashatse nari naragiye kuruha ntabwo nari nzi uburyohe bw'urugo nese ubwo urugo rurakuryoheye ndaryohewe ariko se jera nawe nta nubwo ubibona ariko twite tubwiye ko twabyibushye hari ukuntu abagore bazanga babeshya barenzaho ngiye sinarenzaho kandi uretse no kuba narenzaho amaso arabikwereka nk'uko yabivuze nashakanye nawe mfite ibiro 59 ariko mfite ibiro 76 Jesus ko biri kwiyongera biranagaragara umva mana igirengera abadamu bari ku izina ryo kwitwa indushyi irengere ibatabare nta kindi navuga kuko nibwo nashatse ubu ngubu mbere sinari narashatse aguhakeye gute bitandukanye n'ibyo wari warabonye urako kuki ushaka kutumenesha ibanga kugira ngo okay reka mbivuge kuko nta wundi wamwigana ngo aje ko mazake navuze nta wanshobora Keya Mpanizi arantetesha amfata nk'akana ke nk'agakobwa ke yego ambwira amagambo meza jera arampangayikira mu gihe ngiyewe ahubwo nahangayikaga jyenyine mpangayikira n'abana banjye we noneho sharije yazihizeho arampangayikira nanjye nkimererana uko hakunda umugabo ahangayikira urugo abana biki nkabona arahangayika ngiyewe nimereye ariko kera ninjye wahangayikaga ariko niba mfite umuntu umpangayikira utese nkavuye mu haryo mumaze igihe kingana iki mukoze ubwo umwaka wuzuye 20 zuko yego ndashaka kumenya rero ku ruro ya mbere mugira mu magwa mugani ubundi amago ntabwo mushakana nk'umugabo n'umugore Bertrand niki cyagutunguye cyantunguye just nuko wana iyo umuntu ari mu buzima bw'ubuseribateri noneho akavuga cyo akabona araranye n'umugore ukabona mbese ubuzima bwahindutse ukabona ntago kiri hahandi biragorana bitungura umuntu ariko mu gutungura
mu buryo bwiza, kuko urumva hari ikindi kintu kiba cyabayeho byanze bikunze. Nicyo kintu numva cyantunguye cyane ariko kuba ufite umugore ukora iruhande akongera akabyuka ukamusanga byaragutunguye cyane byarantunguye. nkabona agiye kuntegurira utuntu, ndagiye mbese kumva keyaza, mbese byarantunguye. kandi urumva uri umusiribateri akenshi hari igihe wimenya, urumva umukozi ntabwo akora ibintu byose, hari ibyo adakora, ariko byaranshimishije kandi birantungwa. ndavuga ati ubuzima nzabubamo forever noneho, numva mbese birandenze. ndashaka kumenya iki kibazo byanze kunze nyamutari mwiteguye ko nkibaza Jen kuko ikanze se ibibazo bigoye ariko ntacyo Jen wari ufite umugabo mbere mwanabyaranye arya abana bangahe? batatu na Bertrand afite umwana. ubwo mwese nyine mwari mwarumvise uko twari twaraguse mwarumvise uko bimeze wabugana. ntabwo mwari mwarariye avance mbere y'ubukwe wowe na Bertrand mukagira uko mwigenza? nta na rimwe, kubera ko twari dukijijwe. nibyo pe, ntabwo byigeze biba. kandi yarazaga guseka aragira ngo tubeshye, tuvugisha ukuri, ntabwo turanakijijwe, kandi nawe twarabimubwiraga kuko yarazaga akanansura, ariko tukirinda kujya mu bintu byo kugira byo kuvuga ati we nagiye mu cyumba, tukareba muri salo, bagataha amuherekeza, nanjye nkajya kumusura, nta kintu twigeze dukora na gatoya. oya se okay, yagaza kugusura muri geto yawe nawe ukajya kumusura, nta na rimwe wigeze ugira icyo kigeragezo? nk'umuntu bishobora umuntu ashobora kubitekereza, ariko nanone akibuka Imana yamenye, akibuka n'umurongo bihaye mwebwe ko muri babiri, ukahita ukumira hakiri kare, ukavuga ati kugira ngo mbyirinde tuzajya duhurira muri salo tuganire. urumva wenda hari n'abandi bashyitsi yenda yazanaga, nanjye najya kumusura nkajya kumusura n'undi muntu, kugira ngo hatagira ikintu kigira ute, umubiri ni umubiri, hatagira ikintu kidukurura ugasanga birabaye kandi bitari muri gahunda. Uko byari serious Jen? ni ukuri nta kintu cyabaye hagati ya na Beta? buriya mwigeze kubimbwira muri hafi gukora ubukwe, ntabwo nigeze mbyemera mu kuntu. kuki utabyemera? sinzi impamvu. uziko abantu bose avance ari ngombwa. reka nkubwire gera jewe uretse no kuvuga ngo wenda ni ukutinya Imana, ngitandukana n'umugabo nari mbizi neza ko ngiye kwikodeshereza n'abana ntazabura ibigeragezo. ariko mbwira Imana nti Mana ndakwinginze kiriya gice ukigire firigo. niko wabigenje? yes, naryo sengesho nagiye mu butayu hano Samuduha, ngiye gusenga mvuga ngo Mana nambaye umubiri ndi muzima. wize ubinyibutse ejo bundi kuri channel ya Jen and Bertrand, yo channel yacu yakimbajijeho, twakoze ikiganiro yakimbaza ngo ese ko wari umaze igihe waratandukanye n'umugabo, ngo ukizi wanjye ngo buriya ntibyakugoye, ari cyo rimambaza ntabwo bigo byamwe ngo byangoye ngo byambabaje abari ukinyibariza. rero kubera ko nabwiye Imana nti Mana nambaye umubiri ndakwinginze sinzagucumureho, kiriya gice kigire firigo kugeza igihe isezerano wambwiye rizasohorera. nukuri pe, bivuze ngo ntabwo wigeze uryama n'undi mugabo wari we wese? ntabwo, kuva natandukana n'umugabo. yego, wari umaze imyaka ingahe mutandukanye? imyaka 9 hafi 10. ntabwo wigeze uryama n'undi mugabo kuri Ntwari? ntabwo. nahise njya mu Mana, nahise njya mu Mana ndavuga Mana ubuzima bwanjye uretse kubushyira mu biganza byawe Mana, ningutandukira nkabikora. nari mbizi neza ko kujya kubikora umuntu aba yagiye mu kabari akabanza akanywa akidorwa kugira ngo wenda abe yabikora. naravuze Mana ninjya mu kabari ngo mwe kugira ngo nkore biriya bintu, nzagenda unyanike muri rigori ndyamemo ndaremo abantu bose bajye baza bancaho bandeba. wandyamishije muri rigori, nicyo kintu niwo muhigo nayihigiye. byarakoroheye? okay, ni intambara umuntu arwana nazo, ariko kubera gusenga ugatinya Imana ukavuga uti nagiranye Imana nayo isezerano nayibwiye ngo Mana nimbikora uzankire muri rigori isi yose inyote. umubiri uburi muzima pe, wabona no kudera gukumva igitekerezo cyaje, ariko ukavuga uti nagiye mu Mana, nabwiye Imana ngo ifate sinzayicumure, bikagufasha kwirinda. n'ahantu wageze ukabona ugiye kugwa nko mu gishuko? bibaho? okay, bibaho. mbese navuga ko byabagaho kubera ko barandaragaga.
umuntu akaba yakubwira ya magambo wari ukeneye ariko ukavuga uti uyu muntu ni umunyamitwe simushaka atatuma mva mu mana yanjye ubu ugaheba uramukatiye uramwanze kuri uyu rero we guko wabivugaga najyaga njya kumusura pe twakundanye imyaka 3 twarabikubwiye mbere yuko tubana najyaga njya kumusura urumva iyo abantu bakundana hari n'igihe ibitekerezo beza ariko ukabirwanya nageragayo bwa mbere nkamubwira dusenge shima Imana ko ngeje hano amahoro ikintu cyambe ndavuga tugasenga Mana dore turahuye umuje na sheri wanje ne waduhuje Mana ukomeze ube hagati yacu satani turamwirukanye ku buzima bwacu mu bitekerezo byacu turabiguhaye imibiri yacu turayiguhaye tugasenga ko ntaza gutaha nyine ntago wumva kuko akundi nyine umusuhuza umva nyine ari ukuntu tukwirukanse mu mubiri ariko kubera ko twatajyanye n'isengesho kandi n'amagambo nabwiye Imana nayihigiye nawe ayibwira kuko no ku matelefone burya harimo n'abantu bajya banabikorera ngo ku matelefone niko nabyumvise ariko twebwe niyo bampamagaraga nyine urumva ashobora guhamagara wiryamiye ukumva nyine n'urukundo mukunda ukumva nyine hari ukuntu bihindutse ariko ugasenga Imana ikagufata none se mbwira Mana we hari benshi cyane bagiye bagutera amabuye ndabyuka mbere ko ukundana na Bertrand nibyabaye nawe arabizi bavuga bati Jane ngo ari utwana duto ibyo ngibyo warabibonye mu by'ukuri bariya bose sinzi niba ari bose mbava abo nagiye numva na Bertrand arimo ntabwo wigeze wakura cyangwa ngo bakwakure ngo muryamane okay abo ngabo nta muri bariya bagiye babivuga mu makomanteri oya nta n'uwanteze ariko ari n'abasore mwigeze gukundana mbere ndakeka ntabwo biriya uravuga uriya muhungu mwambonanye no gusasha yego muto biriya nasabye n'ahantu hose nagiye nyura kuri channel zose nagiye nyuraho mvuga ko nakundanaga nawe nta habe uriya mwana w'umunyarwanda habe na 0.9% twigize dukundana hari aho nagiye mbivuga kuri channel yacu narabivuze ntabwo biriya yari filime ntabwo twigize dukundana habe na 0.9 wenda iyo uvuze ko kuva wari umaze imyaka 9 utaryamana n'umugabo uwo ari we wese kuza kugeza Bertrand wawe aje benshi barabyemera cyangwa ubwo bazana ntabwo babyemera benshi ko byabaho ntabwo bagiye babyemera ariko ngewe wizi n'umutima wanjye ni Imana yanjye nitwe tubizi n'ubu ngo hariho abatazabyemera bumva ko bitashoboka cyangwa se bavuge bati buriya hari ubundi buryo wakoreshaga wenda bahimba ibyawe cyangwa Jane twabonye cyagihe ari kumwe buriya koko sha imbere y'Imana ishobora byose ntabwo uriya mwana w'umuhungu twigize dukundana yari filime kuko yari umuntu utoza amafilime nanjye nakunze gukina filime ahubwo n'umuntu ufite filime yumva nakina amazambwire nze mukinire noneho ari umudirector ansanga ahantu kagugunda byibuka twa turi gushutinga abona nzi gukina abonye hana akina filime agiye gutoza filime aramfata ati ngwino tuzakinane filime hano higera nasanze ari abantu bafite channel baravuga bati twitangire wowe na ruriya muhungu mutwitangire muvuge ko mukundana hari ba muka perezida icyo niyo bari bacyaduka hanyuma nawe byibura witwa muka perezida muri iki gihe channel yacu zamuke nuko nagiye gukinamo filime ariko nabwo bampemba kugira ngo mbone ibirayi by'abana ntabwo nakundanye nawe imbere y'Imana ishobora byose habe na gato gusa n'abakunzi banyu bambabare kuko naje mvuga ko dukundana cyagihe yari filime pe bande abakunzi ba Gerard bo kuri Gerard Mbabazi ntabwo mwigeze muzana hano ntabwo twazanye ariko wamumbajije icyo gihe yego namukubajije yego Bertrand we abikubwira bitewe n'ukuntu Jane wamubonaga kuri social media anashyushye cyane mu bigaragara warabyemeye akubwira ko nta mugabo wundi bigeze baryamana narabyemeye kuko nanjye iyo umuntu akubwiye ntabwo wumva gusa wowe wenyine ntabwo umwumva byakubwiye ahubwo nawe hari research wikorera hari research ukora ukareba hari ukuntu mbese nawe ushyiramo ubunararibonye bwawe kugira ngo ubanze urebe kuko nibyo byakubwiye ari ukuri nanjye ntabwo nabanje kubyemera ariko gusa nyuma nasanze ari byo yaba mu byo nanjye nashakashatse yaba amugejeje no mu rugo ibintu byose mbese nasanze nta kibazo ariko bimeze wabanje kutabyemera ibyo kumugeza mu rugo ndabigara ko ubyitegura ndashaka ibyo ukuntu utabanje kubyemera niki cyatumye ugira
dute uvuga uti nta kuntu Jenny yaba atararyamanye n'abandi bagabo? Burya mu by'ukuri iyo utindanye n'umuntu nibwo ubasha kumumenya neza. Urumva iyo mu gihura ntuba urakamumenya. Nk'ubu ngubu urumva yambwiraga ngo icyamufashije cyane nuko ari ugusenga. Urumva sinarinzi ko urumva umuntu ashobora kukubwira gutyo ko ari umuntu usenga, wowe ntubihe bitewe nuko mutaramanana igihe ntubyemere, ukavuga ati nzi ko Imana byo yabishobora ndabizi, ariko se ibyambwiye ni ukuri kuko arasenga. Noneho gukomezanya gatoya nkajya mbona unyobora mu byumba byo gusenga, tujye gusenga, nanjye nagira igihe nkamujyana gusenga, Imana ikanatuvugaho. Burya umuntu udatinya ko Imana imuvugaho nawe muri kumwe nta kintu aba yikeka. Imana hari ibintu byinshi nabiyo yagendaga yerekana ivuga, mva koko yambwije ukuri ko tugenda dutindana, nanjye ngenda mbyimenyera. Niho none ubundi Bertrand, Jenny we yarakijijwe icyo gihe, wowe warukijijwe ukundana na Jenny? Nanjye nari nkijijwe dukundana cyangwa tutara ndavuga mutarakundana muhuye. Nari nkijijwe, ariko njyewe ntabwo nakunda kujya gusenga cyane. Ariko nari nkijijwe nemera Imana, ariko atari ibyaha cyane nkawe. We yarandushaga kuko bitewe n'ukuntu wenda urumva iyo umuntu yibana hari ibishuko byinshi abarimo, ariko hamwe no gusenga umuntu akagenda agera. Gusa nanjye iyi saha nonaha ndakijijwe ubu ngubu cyane rwose, nanjye nakwitangira ubuhamya. Jenny yabigizemo uruhe ruhare? Cyane, kuko urumva niba yaramotive cyane, kuko niba yaragiraga ahantu ajya gusenga akambwira ngo tuye gusenga, nta muntu nari mfite uhambwira, ahubwo abantu nari mfite bambwira ngo tuye kunywa izo nzoga, tuye kugira ute, nibo bajyanama banjye nari mfite. Ariko aho aziye noneho atangiye kungira inama nziza, tukajya gusenga aho abonye icyumba basenga, tukajya kwisengera. Ubu dufite itorero mbese tubarizwamo just, kandi mbere nta byari rihari. Urumva ko hari ikintu yagize yakoze. Nibyo pe. Ikibazo ngiye kubabaza, jewe ubwo uragikekara? Ntabwo nakimenye. Uragiketse? Icyo ngicyo uketse rero kandi hasa byari bimeze bite? Kandi yabyivuye ngo ntiyagera yarabibonye nawe. Ijoro rya mbere ry'ubukwe Bertrand ryari bimeze bite? Byari byiza, ariko gusa kubera twari turi mu uretse gato, byari byiza ariko gusa ntabwo wakoze akazi kose. Byari byiza, ariko kubera ko nyine twari nk'ubu ngubu nk'urugero, niko twiyoruganirije ubukwe bwacu, niko twabworuganije kuriya uba ufite abantu birukanka mu bintu byawe, niko kwese twabyikoreraga. Urumva twari dufite umunaniro munini cyane, munini ku buryo bwanarangiye amaso yatukuye ameze ukuntu, dufite umunaniro mwinshi cyane. Urumva twari guserebura nk'ibyishimo, ariko twebwe kugira ngo duserebure umva neza umunaniro waratwangiye turiryamira. Umubiri warabangiye neza cyane. Umubiri warananiwe mbese, kubera twari twiteguriye ubukwe, ari twebwe turi kuri buri kimwe cyose. Turangiye ubukwe bwarangiye tunaniwe, tumeze nabi cyane. Noneho urumva byabaye ikibazo ucyo ubwira wowe ijoro rya mbere wari witeze iki? Ryari rimeze bite? Undi ko nani kibi kirimo bavuga ijoro rya mbere ndabivuga bivuga. Reka kubwira uko yabivuze, twari turushye. Gutegura ubukwe biravuna, urabizi. Si wabukaze? Yego. Biravuna, noneho yari twebwe babiri. Twirukanyira amakuru se, kuko twarifatanyirizaga byose. Nitwe twabyikoraga byose, umwe harya hakenerwa ibiyade. Mwumve ko twagiye gukora ubukwe nta n'inama z'ubukwe zabayeho. Ntabe n'imwe. Kubera ko twari dufite ibyo turi kwirinda cyane. Yego. Uriya munsi rero twari tunaniwe, stress ari zose. Noneho niba ari neza stress, niba ari iki? Ngiye kubona muri dote gahunda yacu y'abadamu ngo pa
muri dote itariki bigereyeho oya yego nicyo navugaga nta n'umusinzi n'ibisanzwe niba ari ubwoba niba ari ariko igihe cyari kigeze mbona kwa kwezi kunyikubiseho ubwo urumva nawe iminsi yafashe 3 hafi ubwo vuga ngo nyuma y'iyo minsi 3 byari bigute okay byari bigoye ariko byari bikwiriye ariko byari bigoye nawe urabyumva ayashize igihe nari nabaye nk'umukobwa n'isoni z'abakobwa nakaga busani kajemo kajemo ariko nyine Imana yabanye natwe byabaye byiza havuzwe byinshi ibyo mwirindaga ni ibiki ngo ibyo mwirindaga niba kubwira ngo abagome babaho niba kubwira ngo abagome babaho uzabyumve ko babaho Satani ariho ariko n'Imana iriho ubukwe bwacu bwararwanijwe mu buryo bufatika no mu buryo budafatika twebwe najyaga mbona ku social media ngo umugore yasaze ari umugeni nkagira ngo nagatwiko ni ibintu bya montage bashyizemo ariko twebwe twari twaragenjwe ku buryo ubukwe bwacu bwabaye kubera Imana yonyine hahandi ho yabikubwiye yakubwiye ati umugore wanjye yanjyanaga gusenga inshuro nyinshi muri iyo myaka 3 twahuye inshuro namusuye mu rugo ninye ahubwo izo twajyanaga gusenga nizo nyinshi twurirana imisozi za Kanyarira tujyana he hose tujya gusenga Imana ikatubwira ibintu kandi koko byari byateguye byari bihari twe twari twarateguriwe kutabana ubundi hari igihe cyageze twaravuye no mu murenge abakozi ba Satani bashaka kugira ngo bamutorongeze mu bure atorongera byo no muri Kigali agende yarabaye nk'umusazi iyo mipango yapanze ibyo bintu bibaho jera bibaho pe mu bure sinana mu bure byibuze ari muzima mu bure yaragiyanye umwenda umwe yaragiye niba azajya amashyamba ya hehe azatorongera aho ragenda atazi igarurira mbwira none se wamenye gute ko umugabo bashaka kumutwara erega Imana yacu iravuga Imana iravuga kandi noneho Imana ishobora kukubwira ikintu nawe wenyine wiroteye cyangwa se nawe ubona koko kuri abo bantu Imana ivuze ubona koko basanzwe bagufitiye imigambi mibi usanzwe ufite ibimenyetso byabo ugahita uvuga uti uyu muntu ambwiye ikintu atanze kandi koko bari abantu ambwiye hari ibindi bakoze nibonera nge niboneye gutya kandi bavuzeho atabaza iki kintu cyari buzaba babarwanyaga kubera iki hari abatashakaga ko tubana bitewe nuko bambonaga nawe bamubonaga bakubonaga gute we bavugaga ko ngo ntamukwiriye ndi mukuru ntitwabana hakabaho n'abandi batifuzaga ko agira ubuzima ngo abeho batari kubera njyewe ariko uruhande rwe wenyine ntakabeho ntakagira ubuzima nashaka umugore azagira ubuzima ariko natamugira azaba uko bashaka kwabo rero nk'abo ntibashakaga ko noneho nza mu buzima bwe kugira ngo umufashe kugira ubuzima nawe abashe kubaho afite ubuzima abo barahari si ngombwa kuba kubwira ariko barahari kandi batagagombye kuba aribo bari gukora ibyo ngibyo ndabizi neza ko iki kiganiro bazakibona bari babegereye cyangwa babegereye bahazi barimo we kubakwegera no kujya ahubwo barimo Bertrand ibyo bintu nawe warabyumvise cyangwa ni madamu wabikubwiye oya narabyumvishe kandi nanjye aribyo niboneye n'amaso yanjye urumva barahari cyane rwose kandi nabo bazareba kino kiganiro bazahita babyumva ko ni mwebwe tubwiye bazahita bikeka ubwo nibo none se wenda mu byo bavuze banabarwanyirizaga nuko ngo babonaga Jane nuko nawe bakonaga Jane ni mukuru kuri wowe wori muto kuri Jane ariko umuntu umugabo n'umugore uyu munsi icyo kintu bavugaga nibyo kuko Jane ni mukuru kuri wowe nawe uri muto kuri we babasha kubarwanyiriza iki kuri icyo kintu ni kwa kundi abantu batumva ibintu kimwe kwa kundi umusore arambagiza umukobwa yirambagiriza umukobwa akagira igihe akajya kubwira wenda nk'abantu inshuti abavandimwe ababyeyi imiryango gutyo ariko mu kubabwira mu kubamenyesha ntabwo baba babwiye ngo bahaze bamuhitiremo aba bamenyesheje akabamenyesha n'igihe wenda cy'itariki cyangwa n'igihe cy'iki akabamenyesha ibyo ngibyo ariko abantu babyumva nabi bakahita bumva ko bagiye kwita bahindukira bakaza guhitiramo umuntu rero umuntu aba yarahisemo nicyo kintu rero basa nkaho byari byaraba confusinzeho cyane bakabona niba twakundanye nahisemo bo bagashaka kugira ngo wenda baza hari bamitiremo kandi si bo bazanyubakira nta ningewe uziyubakira tuzi n'abantu benshi byabayeho
bakikundanira kandi bikazarangira neza ahubwo babagarukiye bo bakabemerera bamwe abandi bagakomeza kuvuga ati mukomeze bibaho. Bertrand, wenda nibyo kuko Jane arakuruta, kumva abantu babikubwira ko tugiye gushaka umugore ukuruta kuri wowe cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byagezeho kumva bibaye byinshi muri wowe? Burya ikintu iyo kibaye too much gicika amazi, byanze bikunze umuntu wenda nahera uyu munsi agutuka ngo akagutuka ikintu kibi, yaje kongera akagutuka ikintu icyo ngicyo akagisubiramo bigiraho bigacika amazi, ukumva ahubwo noneho bikageraho noneho bitangira kukubaka bya bitutsi bye. Iyi saha nonaha ntabwo n'umuntu ashobora n'ubu baracyanabivuga ntabwo bahagarika icyo ndacyemera ko abantu batumva ibintu kimwe, ariko niba utumva ikintu kimwe n'umuntu ukomeza kuvuga nta kibazo. Ubu ngubu rwose bisigaye ahubwo binyubaka. Ku nshuro ya mbere wumva icyo kintu mu matwi y'abantu, Bertrand agiye gushaka umugore umuruta, harimo n'abexagera atagiye gushaka umukecuru nk'ibyo ngibyo, bwa mbere byumva byagukozeho gute n'ibyabura? Burya iyo ugiye kubana, burya igihe twabanye twagiye kubana mufiteho amakuru, Imana yarabimbwiyeho. Mu by'ukuri niba Imana yarakubwiye ku kintu hari n'ukuntu igutegura. Isaha ya none tuzi ngo nyinshi, nibyo nkunda kuvuga, tuzi ngo nyinshi zibana banganya imyaka kandi zikajya muri divorce, n'ubu ngubu barimo ku divorce. Ubu ngubu tuzi n'abantu umugabo aba ari mukuru, umugore aba ari mutoya, bakajya muri divorce. Ese kereka ahantu nari kugirira nanjye ikibazo ni igihe bavuga ko abantu niba wenda namushatse ari mukuru kuri nge, ni igihe bari kumbwira ko iyo bigenze kuriya nibyo biba divorce, ariko iyo ushatse umuntu mureshya cyangwa uruta nta divorce ibaho. Aho nari kugira ntuza, nari kuvuga ati ibi koko niko bimera. Ariko kuva ingeri zose ziba ziri muri divorce, ziba ziri mu ki, igihe cya mbere nshingiraho ni urukundo. Ni iki cyatumye ukunda rero? Uravuga uti kabari nubwo bavuga ayo yose nzamurongora. Ikintu cya mbere cyatumye mukunda nuko nari mufiteho amakuru, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni mwiza, yaba imbere n'inyuma. Ako kana ni mwiza imbere n'inyuma. Ikindi akunda gusenga. Ikindi agira urukundo, afite na experience. Urumva niba yarigeze urugo bwa mbere bikanga kandi atari we biturutseho, umva byanze bikunze hari experience afite yindi. Naho kuvuga ngo nshatse umuntu nduta, niyo mahirwe yanjye kuko ngewe nicyo naramukundira. Wowe niba ukimwangira ngewe nicyo mukundira. Okay, wowe wamukundiye ubukuru bwe, nurese kumukundira ubukuru bwe bwo ntabwo wari ufite ikindi kibazo ikindi cyo kuvuga uti arajya mu mwanya wa tante wanjye wa mama wanjye? wenda ntabwo nkunda kubyinjiramo cyane, ariko nabyo wasanga ari nabyo. Ikindi cya kabiri namukundiye n'ubuhamya bwe. Afite ubuhamya kuva akiri umwana mutoya kugeza no mu rushako gukomeza, nabwo narabamukundiye kuko bwaranyataragitinze cyane. Mu by'ukuri rero wenda kuki udashaka kwinjira muri icyo kintu cyo kuvuga uti namukundiye ko hari umuntu yasimbura mu buzima cyangwa yajya mu mwanya wo kuki udashaka kukinjira? Sumba so kucyanga kwa muteri, ahubwo n'ubundi muntu iyo akunze umuntu byanze bikunze hari imyanya myinshi ajyamo. Hari imyanya myinshi ajyamo, ashobora kujya mu mwanya w'ababyeyi papa cyangwa mama, akajya mu mwanya w'abavandimwe bawe. Hari imyanya myinshi umuntu yakundana n'umuntu ajyamo, sibyo? Ntabwo abizi ibyo. Je, aho wavuga iki? Ufite amakuru ushaka kutubwira? Aho narabyemeye kuba mu mwanya wose. Yego. Umwanya wose afitemo icyuho, ntegetswe kuwubamo kandi nkawubamo neza. Kandi ndabizi neza ko hari imyanya irimo ibyuho kandi igaragara ko nta byuho birimo ariko bihari. Iyo myanya yongeremo. Kandi Imana izanshoboza kuyibamo neza. Izagushoboza. Hari nk'umwanya se wumva ukeneye kumuberamo cyane? Wabaye uwo nguwo nawe utekereje. Uwo nguwo wakabaye waba ari uw'ingenzi kuri we murimo. Urimo. Kubikora birakugora cyangwa? Ntabwo bingora. Kuko imitwaro yanjye yikoreye iremereye irenze uwo nguwo nikoreye. Uremereye. Ko umuremereye we yikoreye yanjye myinshi.
ariko uwo nguwo nanjye nzawikorera mpaka kugeza ubwo umubabaro wose afite kuri icyo kintu nubwo ntabe umusimbura 100% wacyo ariko uwo mwanya nzawuhagararamo mpaka kugeza igihe nzaba mu mubiri. Wumva wamufasha ute? Wumva urumva niba hari umwanya afitemo icyuho kandi ku maso y'abantu bigaragara ko nta cyuho gihari ariko akaba mu mutima we ko harimo icyuho, ngomba gukora inshingano z'uwari uri kuba muri uwo mwanya yagakoze nubwo ntazikora neza ngo zuzure nk'uko we yari kuzikora. Ntabwo byoroshye kuko nayo ngiye kuvuga umugani kandi ariko nzabamo nzabamo nk'umugore we, nkubemo nk'uwo muntu, nkubemo nk'abo bantu, nkubemo hose mbibemo. Kuki mu bitsinda? Ntabwo igihe kiragera cyo kubishyira hanze. Ariko umunsi twasenze Imana ikavuga ngo nitugishyire hanze, ndabizi ko ujya wakira abantu bo inkuru yanjye azayivuga, ariko nayivuga nzi neza ko abantu benshi bazarira. Mujye muhozanya hagati yanyu byanze bikunze, twese tugira amateka. Mujye muhozanya mukumva muranyuzwe mwese. Ngewe nyurwa cyane kumurusha kuko ni ngewe numva ntabwo nari nzi ko nabona nk'umuntu wampoza ku isi. Numvaga n'uwo zampoza ntazahora, azampoza nkakomeza nkarira, ariko yarampajije ndahora. Nawe rero hari utuntu abantu bajya bapostinga ugasanga we abuze ukuntu agapostinga nko kuri uwo munsi. Yego. Uri umuntu mukuru ngira ngo urabyumva. Hari nk'iminsi ijya ibaho umuntu agapostinga ukabona abantu bapostinze kuri uwo munsi, we wa munsi ntawe postinga ahubwo agahita awupostinga monge. Yego. Ko nyine ndi mu myanya myinshi. Icyo gihe se tubona bifuza iki? Ngewe muri nge birangora nkanabimubwira nisheri nawe upostinze gutya ariko ntacyo tereka nk'ipostinga agahita postinga nyine muri uwo munsi. Ariko numva bimbabaje kuko nubwo afite amateka naba nanjye yaragaragaye ajya hanze, ariko hari igihe ugira amateka ukumva utanayagaragaza, utarashaka kuyagaragaza akakubamo. Burya nenga nk'abantu baseka abantu ngo bavuze ngo amateka yabo ngo bavuze ubuhamya, buryo ufite ubuhamya akabusohora abaruhuka. Ariko ububitsi afite ikintu kibuye kiri mu mutima, ariko we ntacyo nubwo atabisohoye hanze akabisohorera kuri nge. Ko ndabyibuka n'umunsi wa mbere duhura twaganire ku mateka. Yambwiye yanjye yarayazi, arambwira ati naragukunze kubera ari amateka, ati nanjye reka kuguhokera nkubwire. Yarambwiye je nararize numva ngiye wayanjye aroroshye, ariko umugabo wanjye ntabwo azongera kurira mari. Ntabwo azongera kurira mari kuko nanjye nzirinda ikintu cyatuma ababara. Yego. Bertrand, ubwo ntabwo wamukundiye n'ibikomere wari ufite uti uriya wenda yanyumva? Majambo kuko urumva nawe mfite amakuru ava ku Mana, kandi n'ubu ngubu Imana iracyavuga, ntabwo yarekeye kuvuga. Urumva iyo niba nawe mfite amakuru bikaba byanze bikunze Imana yo niko yari yabiteganyije, kandi burya umuntu biragoye kugira ngo umuntu abe mu kintu atabayemo, ariko none biroroshye kugira ngo umuntu abe mu kintu yabayemo. Niba yarabaye muri ibyo bikomere tuzamenya kujerana, sibyo? Bibe biragoye kugira ngo umuntu utarabibayemo abyumve cyangwa se abijere, biragoranye. Uyu munsi urugo rwawe urwishimira gute Bertrand? Ndishima cyane kuko burya iyo umuntu abaye umugabo agafata inshingano, byanze bikunze hari ikintu kindi kiba kiyongereyeho. N'ahantu hose bamuha agaciro, yewe no mu buyobozi bwacu bamuha agaciro. Burya ntabwo bafata umuntu w'umusiribateri n'umuntu wubatse ntabwo bafata bura kimwe. Urumva hari ikintu, urugo rwanjye ruranshimisha kuko ndabyibuka nigeze no mfite imyaka 5 guki 6 nigeze kurutekereza, avuga ati urugo rwanjye ruzaba rumeze gute. Mbitekereza gutyo gusa, kandi nari ntarageza n'imyaka, ariko noneho ndwicayemo numva ndanyuzwe cyane. Urugo rwawe urwishimira gute Jen? Urugo rwanjye ndufata nk'ikintu cy'agaciro ntashobora, mbese nk'uko wafata ikintu cy'agaciro ukagipfumbatiza, uramutse urekuye gato cyasandara.
ndufata nk'urugo rwa mbere kuko njye nibwo nita ko aribwo nashatse mbere ntabwo ruriya rugo mfite urugo sinzongera no kuvuga ko nari mfite urugo nkaba rwarasenye nzavuga ko nari naragiye kuruha mbere nagiye kuruha ariko ndi mu rugo ubu nibwo nshatse mbwira uwo mwahoze mwarashakanye papa w'abana bawe sibye kubona Bertrand ari papa w'abana bawe ubundi mu mategeko niko bigenda uwo mwahoze mwarashakanye amenye ko ushatse nta kintu byamukozeho ntabwo nabimenya kuko ntabwo mvugana nawe byaba byaramukozeho bitaramukozeho ntabwo mbizi nta mwanya namuha kuvugana nawe nta nubwo nshaka no guhura nawe ntacyo gihuriyeho nawe abana turabafitanye ibyo birazwi ndeba mubona mu ishusho y'abana be mbonye abana be ubwo nuko we sinshaka kumureba ntabwo mbizi sinzi ko aricyo byamutushije nese mbwira ni nk'iki gikomeye navuga ngo Bertrand yakuvuye hakuno uri kumwe n'umuntu akavuga uti nibura ndaruhutse reka nkubwire uko nakubwiye ndi mu mwanya wa benshi kuri we nawe ari mu mwanya yakavarinze umwanya w'ababyeyi banjye yambereye umubyeyi ntitaye uko wenda murusha iyo myaka ariko burya umugabo ni mu mutwe ushobora gushaka umugabo w'imyaka 80 ufite imyaka 40 ugasanga mu mutwe ni vide ubwo ukaba ari we mugore utekereza urugo yabaye mu mwanya w'ababyeyi banjye yabaye mu mwanya w'umugabo wanjye ari mu myanya ya benshi rero yakavarinze ibintu byinshi mu buzima bwanjye kuko niba ntari mfite guseka narabonaga umuntu useka nkumva ntisesemi ubu nkaba ari guseka nkaba ngana ntabyibushye nsa neza kubera we mbese akaba ari umugabo wubahiriza inshingano ze zose atavuyemo n'imwe nk'umugabo kandi neza bye umva mbese yubahiriza inshingano yubahiriza inshingano ze zose atavuyemo n'imwe azubahiriza neza ntabwo nari narazigeze ubwo se niba zitwa ko zanabayeho wajyanye mu bintu muri ibyo reka mbivuge kuko bibaho niba naritwaga ko zabagaho zikaba zarabagaho ari isesemi ari gucira mu ishuka badicyo guciramo ubu nkaba rwose uvuga uti aleluya mana ashimwa urumva koko atubahiriza inshingano ukihaza mu biribwa no mu binyobwa byose ndamushimira kuko ubu ngubu ndaryohewe n'urugo ndaryohewe n'urushako uryohewe n'umugabo ndaryohewe n'umugabo ndabiyana ndaryohewe Bertrand uryohewe n'umugore cyane cyane rwose kuko uranabibona gutya rwose ndishimye ndanyuzwe kandi nawe ndamushimiye ni ukuri mushimiye imbere y'abakunzi b'inkuru yanjye cyane ariko ni ukuri uba umurebye ingengo ugiye kumana kabisa ariko kuba na kera sinakamuhaye utananatutsa ubwo noneho turabuhana nta nusa nta ntugunda nta n'umujinya nese mwakaduhaye kwebwa ijambo rikomeye cyane Bertrand akunda kukubwira ni irihe ijambo rikomeye akunda kumbwira kumva ari kukoza ahantu arambwira ati reka nkubwire hari ahantu mfite inkovu hano umuntu twabanaga kera nyine umwana yamenyeho igikoma kiva ku mbabura buri gihe yashaka kumbwira amagambo meza cyane agera gutya akayikoraho uwo murasheri uwo murabizashira njyewe iyo nkovu sinjya nyibuka ariko wahora yibuka rero ikintu kinkora ku mutima ajya akunda kumbwira ngo ibikomere byanjye azajya bigendana hari ibyamane abigendane abyiriranwe kugira ngo atazambabaza iryo jambo hari n'igihe njye nyine nikora sinzi nk'umuntu wabaye mu bikomere burya hari igihe avuna mugenzi we nta kintu mba nabuze yambwiye neza byose yabikoze ariko hakabaho nk'igihe subiza ubwenge nyuma ngatekereza ku bintu nanyuzemo najya mu gahuge gato nkahita mpinduka iyo mpindutse agira ngo narakaye kumbona utishimye n'ibiki ngahita ngaruka icyo gihe rero mbona ko niyo nshaka kwamo ikintu
nkirakaza agira ngo ndi kwibuka amateka agahita kuko hari igihe waka umuntu ikintu uzi neza ko akiguha ariko noneho ugashaka ko akiguha ariko yabanje kukwinginga kandi ubundi ari bukiguhe ntabwo nigeze ntetagera ubwo mba mbikora mu rwego rwo guteta nkashaka ikintu ariko sheri ari akantu twise ngo indege zirashya tukaziranye ngo sheri rwose indege zirashya nkahita ndakara ariko se ngo wowe ngo iyo ndege irashya ngo turaza kubireba yabaye gutyo nuko uvuze ngo turaza kubireba buriya urabimba ariko mba nabanje kwirakaza kugira ngo ndebe ko umuntu arakara ni ukuri yamaze uburakari yamaze umubabaro ntabwo ntihangayikira arampangayikira kumva rero umuntu wicara akaguhangayikira agatekereza ku rugo rwe ukabona iterambere ry'urugo rwe abana bizagenda gutya amashuri agiye gutangira ari njye wabitekerezaga njye nyine ntafite naho nzabikura nkumva arimo arabyishyiraho numva nyuzwe Bertrand hari ukuntu rimwe na rimwe njya byumva ngo iyo ushatse umugore ukuruta ugiramo akantu ka complexe urumva yo kumva nyine ko ngo ari mukuru gashaka ibintu byo kwirwanaho nk'umugabo iki atamenyera kuko ari mukuru kuri jewe utuntu nk'utu n'utundi dutandukanye wowe bimeze bite bonje nasanze nta kibazo kuko impamvu twarabanye pe aranyubaha kandi nanjye ndamwubaha nk'uko na leta yacu ibidushishikariza kugira kubaransinga mbese kuringanira mu by'ukuri nta kintu nta zindi mbaraga nkoresha vuga ati wenda gutya na gutya aranyubaha kandi nkoresha ijwi ritoya cyane kandi nta mbaraga mbese zindi z'umurengera nkoresha ntago bimvuna na gato nacyo kintu byose cyoroshye cyane wowe ubitangiye ntabwo wumvaga ko bizakugora utubwiza ukuri uvuga uti ngiye gushaka umugabo nduta icyambere cyari muri mind yanjye hari harimo ngo mbonye umugabo ankundanye n'ibyanjye byose ibibi byanjye amateka yanjye ankundanye nayo kuba uyu mugabo ankunze akankunda mu bikomere bimeze kure akankundira ya mateka abagabo benshi ntibakunda amateka nanyuzemo gera hari utari kunkunda kubera amateka nanyuzemo uriya muntu nkunze n'amateka n'aba bana banjye ntegetswe kumukunda ntegetswe kumwubaha nashaka n'ibirenge nkajya mbyoza nashaka nkajya nuko ntamuheka ngo njye no kumuryamisha niba nari nanabishoboye nabikora icyo gihe nagiye mvuga ngo ngiye ndi umugore ngiye kubahiriza inshingano z'abagore ibyo ko muruta imyaka ushobora kumuha muruta imyaka ariko ndusha mu mutwe ibyo ngibyo nibyo nagiye mvugana kandi kuko narabibonaga mu myaka 3 namurushaga imyaka ariko wandusha mu mutwe ibyo se ese umurusha imyaka ingahe ndayikubwira behind camera oya wayimwe kuri kamera ntabwo mbishaka kandi twanayivuze ubushize hano ku nkuru yanjye twarayivuze ku nkuru yanjye basubiremo barebe ntabwo twongera kuyisubiramo wowe urakeka ari nk'ingahe atari na myinshi n'ingahe urakeka ingahe oya baneze ntabwo tuyivuga ntabwo muyivuga ntacyo ariko ntabwo tusuzuguye oya nta kibazo ni ukuri pe umutware ntabitekereza agasanga yayivuga ayivuge kuko yayizi ahangaho ndifashe iyo mugendana mu muhanda abantu bavuga iki barabamenye bamenye sitori yanyu gera ntabwo byari byoroshye aba twagendaga mu muhanda bakatureba abatuzi nyine kuri social media bakatureba ukabona bamwe barabifata nk'ibisanzwe ariko ukabona bamwe barasitse abandi ukabona bari kubyibazaho barimo barongorerana baravugana ariko we nkabona njyewe nari kugira ikibazo ari we ufite ikibazo ariko niyo tugenda mu muhanda bavuga ati sana akaboko ngufate tugende nicyo kintu cya mbere namukundiye nta complex zo kubagendana nanjye agira gusumva ubundi yakakwiye kuzigira ntazigira nta n'icyo bitubwira bamwe babikomantingaho bamwe ariko barabimenyereye kunyuzwe gera gusa urabivuga urabizi ndanyuzwe ndanyuzwe kandi burya imana nta hantu imana itakura umuntu nta naho itamugeza ntabwo ku kuntu nyuzwe nari narabyiteze ko nzanyurwa gutya ntabwo mu buzima bwanjye numvaga ko iki gihe kizagera ariko igihe cyarageze imana ufata gute umunsi wa mbere Bertrand yakumenyeho nawe wamumenyeho ayewe gera tuvuge duhura bwa mbere we kuko yamenyeye kuri social media aza nk'umufana twarabivuze hano aranyandikira ko nimero yanjye yabagaho
aranyandikira njya ndavuga ntido kuko abonye ndi muri kano gatwiko nawe aje kwidaragira anesha umutwe ndabanza ndamushitinga ndanamusomera rwose amagambo menshi ngeraho mubwiye ntariko wamusomeye gute naramubwiye ntariko ubona ibintu ndimo mwese mukaza muza kumbwira ubusa muza ko nta igihe ari kuri WhatsApp ngeraho ndamubwiye nti rero ariko ubundi nturi umunyamakuru ushaka kugira ngo umenye ko ibi bintu biri ukuri cyangwa bitari ukuri ari agatwiko ndabimugira ngo yaje nzi ko ari umunyamakuru uri ku ntego ndaje biba ngombwa ko mubwira nti reka nkubwize ukuri ntabwo biriya bintu biri ukuri nta gatwiko ni filime ndi kwikinira kugira ngo nitungire abana rero ntimuze mwurire kuri kiriya kintu ngo wende nkundana na kariya gasore nawe uze mbwira amatwi yaraje kukubwira ko we agukunda yaje ambwira ko ari umufana bwa mbere bigeze arambwira ati ndumva ngukunda ndagukunda mboneyeho no kubwira abantu bavuga ngo naramuroze niwe wamenyeye kuri social media arankunda ntabwo njyewe twahuye gutya cyangwa ngo yari kunkunda kuri social media namuze ari umufana se nkaba naramurogeye mu mwuka ese bavuga ko wamuroze bavuga ngo naramuroze Bertrand iyo mvise icyo kintu ko ngo warozwe n'umudamu wawe mbonye mpita mvuga ahubwo mpita mubwira ati niba babibona ko wanduza ahubwo nduga cyane kuko njyewe mba numva nta kibazo biranshimisha ahubwo kuko urumva buri muntu avuga uko ashatse umuntu agiye yumva uko umuntu avuze umva wanasenya ariko umuntu agendera ku mwanzuro yafashe no ku cyo ashaka n'intego ye urumva ni ibintu bitoto kandi n'ahandi icyo navuze ati iyo ibintu bibaye byinshi bicika amazi ahubwo bitangira kukubaka ndumva nta kibazo yewe icyo gikongeho Jen icyo gikongeho birarangiye ubu birarangiye kurishimye kweri ndishimira nukuri kw'Imana uhiye umufashe gucyumva bimeze bite mba numva ntabwo ubuzima ntabwo nzi niba bwahagaze cyangwa se gutembera harya navuga kuki ukunda kumwibebezaho gutyo se ntabwo nize nibebeza sinibebeje ku babyeyi sinibebeje ku mugabo uyu rero reka mwibebezeho nuko adafite n'amabere ngo nonge yego niyongere nitetere mbese abe mama ntabwo wonse se harya mama yakujugunye uri muto uko nabyumvise yego sorry mu rugo mukina iby'abana ariko mu rugo kiranameka oya sha ubuse ko ibiro wabyongereye yo baraguheka arameka nanjye najya kugiheka kikambura utazaca umugongo w'umugore ni nyine bashaka ko muheka akabyanga bashaka ampeka nkabyanga avuga ati he kare 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 ntabwo ibiro byanjye ntabwo habyipevera ratazera bari bashaka ko mumwihekera nuko kibyanga couple yanyu nongeye kwikunda ni ukuri ubwo twakoze amakosa shadera tuza kubatumira mu bukwe bwacu neza ko utadutumiye twari twarajagaraye nitwe twirukankaga mu bintu byacu n'abakunzi b'inkuru yanjye ntitwabatumira uzi ko wa mugani mwaherukaga mukira mutara n'abafiyanza ahubwo twe tutarajya mu murenge twe tutarawujyamo ra mwamaze igihe kinini se hagati y'umurenge na mariage yego twakoze umurenge ro 29 z'ukwa 12 2023 dukora ubukwe 2024 mu kwa gatanu usiko muri abadanje kwa gatanu yego icyo gihe mwarakimanaginze muragishobora cyane kandi noneho ikigusetsa ni uko tumaze no kugira kuva mu murenge ntabwo twese tubana twategereje ko Imana nayo ibimugisha urumva rero harimo umva amezi 5 ni menshi na 5 harya kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane atandatu hari mu kwa 12 kugera mu kwa gatanu nyine ubwo turaba kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane umva amezi 5 ni menshi nayo kutamuzana tukaba turi mu rugo ibindi bikazaba biba ariko twarubashye kubaha Imana cyari kutakiriho sibona nari ikibajera mbabarubwe nari ikiburimo bana ari umukobwa bana ari umugore ni wagize urugo nta rugo ruranigize nari ikiburi sheri yankunze nta kintu ikiburazina oya ori umuntu just narindushye ukiri indushye none wabaye nabaye umugore umugabo ashaka umugore w'umugabo w'ibwoga ari mwiza sheri warakoze kunkunda akazarura agaheka ubwiye ngiki arakazara aragaheka aragahirwa arakabyara urakoze cyane cyakoze umuraryoshye ntabwo ari ibikabyo umugabo wanjye ndamukunda
utabibona ninde ndamukunda kandi nzamukunda n'umunsi sinzi ari igihe disijya nkina turi mu rugo ngansheri n'upfuye ati puceceka noneho n'upfuye nkajya mu bitaro ndimo gupfa waba ngo rero akajisha ngo ibintu mabwira kugira gatumbire amagambo ndi kuvuga ndero n'umunsi wa nyuma wo gupfa kwanjye kuko twese tuzapfa Imana izambabariye mutange ntazantange mutange kugira ngo ngende mushimiye nongere muhe amagambo yanjye ya nyuma mubwire ni sheri warakoze kunkunda warakoze guseba ku bwanjye warakoze kwambara igisebo warakoze gusuzugurwa warakoze gutukwa warakoze kwitwa amazina kucyumva ko ukunda ari uguseba niko nyine abantu iyo bamutuka nyine baba bamusebye ariko kuri njyewe ntabwo kunkunda ari uguseba kuko Imana niba ari igihe muri yari yamwandikiye se duseye Imana wayicikirayo hari umuhanuzi wamanuriye ngo nzamara imyaka nk'iya Ezra Mpyisi rero ndamubwira nti ubwo nzamarira imyaka rero nari ngiye gusaba Imana igabanye ku yanjye nawe igushyirireho kubera ko atarumva umuhanuzi wenda umuhanurira gutyo noneho imishyirireho ku buryo basi byibura tuzapfira rimwe. My gosh, ni nk'iki wabwira umugabo wawe ku munsi wa nyuma w'urupfu ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe? Kumushimira wamushimira iki? Namufata mbese tuvuge ndi mu mwuka urimo uragenda ushira kandi ejo nabimubwiye namuha akaboko nkamukurura nkamwiyegamiza nkamubwira ndyamaho hano akandyamaho nkamubwira nti warakoze imirimo yose wakoze Imana yagukoresheje ku bwanjye yose myiza wakoze wakoze imirimo myiza gera kubona umuntu ugukundira abana akunda abana banjye kuruta uko mbakunda abitaho kuruta uko nakabitayeho arabatekereza kuruta uko njye nabatekerereza namubwira nti warakoze kunkunda ukankundira abana ukankunda ntakunditse ukankunda ndi mu bikomere ukemera ugatuka ugaseba warakoze iyo mirimo yose Imana izayikwambikira ikamba kandi izakujyane mu ijuru kuko nzabona ijuru nanjye ndabizi nubwo wenda ntakora ibyo Imana ishaka ndabizi neza ko nzajya iherezo ryiza kuko ndabiharanira nzi neza ko Imana izabimpa namubwira ndifuza ko uzaza tukongera tukabana mu ijuru tukongera tukikundanira gusa Imana izakwambika amakamba y'ibyo wankoreye hitaye ku bandi yagiriye neza njye namubwira ko byanjye yankoreye n'abana banjye nibyo magambo namubwira kandi Imana izambabarire sinzapfe na accident nzapfe wenda sinzanaryame ngo nshiduke mu gitondo usanga napfuye izampagahe ko kuba naganira n'umugabo wanjye ngira amagambo mushimira ku munsi wanjye wa nyuma. So touching. Tuzarama ntabwo tuzapfa gupfa byo tuzapfa ahubwo turategura ngo tuzasezera gutabacu nitugira amahirwe yo kubasezera yego so tugiye kugana ku musozo ariko reka mbanze nisabira abakunzi b'inkuru yanjye mutatwerere n'abavandimwe biranjemo gutya ariko mubikore pe mubikore mu batabatwerereye mu batarabasuye mu gihe cy'urugo rwabo abakunze kino kiganiro mukaba mugeze aha ngaha muri kubumva mureke tubatwerere tubikoze ugira ngo hari icyo bitwaye benshi mujya mubona abantu nyine bakunda kuza aha ngaha ntabwo ari buri wese mvuga ngo twabikoze gutya ariko nk'abavandimwe mureke tubikore tume urukundo rwabo rugenda neza abumvaga ko batazabana abumvaga ko urukundo rwabo rutakwiye bumve ko uyu munsi noneho urukundo rwabo tugomba kurushyigikira bajigenwe sibyo ni ukuri pe mureke tubikore tubigenze gutyo tufashe Jenny yite ku mugabo Bertrand yite ku mugore nuko ibintu bigende neza bite no ku bana babo iyi mihanda kugira ngo tujye dufashanya ubuzima bwacu ntibwagenda neza bwaryoha Jenny akishima ubupfubyi yagize urushako rubi yagize Bertrand ibyo yaciyemo na bose tukabafasha sibyo burya niba ari ikintu cya mbere kiryoha ni urukundo ariko urimo n'akantu siko bimeze buriya ni ukuri dutanga nimero yande iya Jenny nimero ya ni kangahe? 0788680572 yanditseho Jenny yego ubundi umugore niwe gestionnaire w'urugo niwe mubitsi w'urugo ngaye nguko reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu twabashimiye cyane kuba natwe mu nkuru yanjye
Imana ikomeze ibubakire, ikomeze ibateze imbere, ikomeze urukundo rwanyu. Niba ari ikintu cya mbere kiryoha no gukunda ugukunda, so mwebwe ngende kubibabonamo. Yego rero Imana no kuri channel yanyu bajyeho, turanayipininga Jane and Bertrand, niyo tuza kujyaho mu kanya kabisa dusoje kino kiganiro. Nitwa Rwema Imbabazi, Imana ikomeze ibarinde kandi ibagire neza, naho utaha. Bye bye.